Yesu ashimwe, ni njyewe ukuri nkunda nkaba nongeye kugaruka kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana cyangwa kungurana ibitekerezo ariko umuntu agambiriye kubaha Imana. Haleluya. So muri makeya tugiye kujya muri Christmas, tugiye kujya muri Noheli. Noheli rero nta hantu byanditse ko Yesu yavutse itariki 25 z'ukwa 12. Oya, nta naho biri, nta naho byigeze. Tureke n'ibyo, ahubwo ubundi Christmas bavuga ko ni umunsi mukuru wavuye kwa pagani, nta nabyo biri n'Imana. Uretse ko hari umuntu abihinduye abizanamo Yesu, ubwo sinzi ko byagenze, ariko nzi ko Yesu tumuvuga buri munsi, tumwubika buri munsi, kandi mu Bibiliya nta hantu batubwira ko Christmas tugomba kwizihiza. So uwayikoze utayikoze nta cyaha yakoze, gusa ahubwo ikiri ngombwa ni ukuvuga uti se wowe ugiye kuyikora, nuko tuzi ko Christmas ari umunsi w'umuryango, ari umunsi wa famiye, nako ari umunsi wa Yesu. Rero icyo gihe tumenye ko ari igihe cyo kwibuka Yesu, ni igihe cyo kubwiriza, ni igihe cyo kuvuga Yesu, kubwira abaturanyi Yesu, kubwira abo mubana Yesu. Tugomba ko ari umunsi wa Yesu, atari umunsi wawe. Akenshi rero tugomba gutanga amakado, cyangwa ukayibona utabonye ukababara, cyangwa ukajya mu kiriyo udafite umuryango mubana, tuvuge uba wenyine se nta muryango uri hafi yawe, kuko abandi bose ubona baterateranye, ariko nuko babibagiwe cyane cyane intego ya Noheli. Intego ya Noheli rero, wewe umukristo uri kunyumva uri wenyine, nta wakwibutse, nta wagwaye kadose, cyangwa uri umwana wababaye warakaye, najya umbwire ko atari umunsi wawe. Ntabwo ari umunsi wo kwakira kado, ntabwo ari umunsi wo kwizihizwa, ntabwo ari igihe wavukiye, kereka wavutse kuri tariki 25, ariko utaravutse rero umunsi wawe. Ni umunsi wa Yesu, wawitiriye umunsi wa Yesu, nubwo bose ntaho byanditse, ariko ni umunsi wa Yesu. Rero ni igihe cyo kwicara ukavuga uti se nibwo tavutse iki gihe, ariko reka mbyite iki gihe mwizihize. Kadosi yanjye si igihe cy'umuryango, si igihe cya famiye rwose, si igihe cyo kwifata neza. Bibaye ni byiza, bitabaye ni byiza, ariko tumve ko si umunsi wacu, si umunsi wa kado, si umunsi wa famiye, ko famiye zigomba guhura n'undi minsi yose, ariko ni umunsi wa Yesu. Rero ahubwo umuntu ukwiriye guhabwa kado, umuntu ukwiriye kuramywa, umuntu ukwiriye kwibukwa ni Yesu Kristo. So Yesu Kristo rero ntabwo ari ngombwa kumwibukira muri rusange, si ngombwa kumwibukira muri kado, si ngombwa kumwibukira mu bintu by'ahatari byashashagiranye hirya no hino, ni mu mutima. Haleluya. Rero buri muntu wese aho yicaye, wowe wakwemera Noheli, uyemera uri umukristo, umenye ko si ngombwa rwose ko ubabara kuko ntawaguhaye kado, cyangwa ntabwo utari inyama se utageze gute. Hoya, ahubwo unezere kuvuga uti uyu Yesu bari kwizihiza ari mu mutima wanjye, nanjye umunsi ndamwibutse. Ahubwo bishobotse ushebe ituro watanga, cyangwa se ugende ubwirize ijambo ry'Imana ku batamuzi, ko ari kwizihiza ibyo batazi, ariko kandi bazi ko bizihiza ariho kandi abakunda. Haleluya. Rero nicyo njya ngomba mbifurije umunsi mwiza wa Yesu Kristo, kuvuka kwa Yesu Kristo. Tuwite gutyo, tumwibuke, tumutekereze, tumubwire abana, tumubwire bene wacu, tumubwire imiryango. Niba mugiye kurya, mwicare muri salo muganire Yesu, musenge, mwumve muti se turamuzi, ibi turi kwizihiza nibyo. Si umunsi w'amakado, si umunsi w'igiti bari bataka, sinzi ibyo bataka, si umunsi w'amatara, si umunsi gusa, ahubwo ni umunsi mukuru wo kwizihiza kuza k'umwami wacu, kuvuga k'umwami wacu. Ndabifurije rero umunsi mwiza wa Yesu, Noheli nziza. Tumwibuke, tumushime, kandi tumukunde kurushaho. Bibe umwaka wo kwizihiza kuvuga k'umwami wacu no kuducungura kwiwe. Imana ibahe umugisha. Yari ukuri nkunda. God bless you. Bye bye.